cya kiganiro cy'urubyiruko nk'uko mubizi uyu munsi natwagarutse kugira ngo tubagezeho bya bitekerezo mwakunze. Wibuke gukanda subscribe kuri YouTube channel ya The Mind TV Show. Nk'uko mubibona ni Moses na mugenzi wanjye Muyapani arahari nawe yabibwira. Tubafite n'umutumirwa uyu munsi, so Muyapani nawe ashaka ba The Mind TV Show. Uyu ni wa mwanya tubagezeho ikiganiro. Murabizi ko content zacu zigiye kuzajya zibanda ku rubyiruko. Abatari bibuka insanganyamatsiko iragira iti ese nyuma yo kwiga turibande. Ntabwo ari ngombwa ko yaba ari amasomo n'ubuzima busanzwe, nabwo ninuza nabwo ni ubuzima na amasomo nayo. So uyu munsi tubazaniye ikiganiro, topic iraba igira iti ni relationship hagati y'umukobwa n'umuhungu. Ese tugira imibano urubyiruko tugakura, ariko icyo kintu gikunda kutugonga cyane. Urukundo hari igihe rutubera rwiza, hari n'igihe rutubera rubi. Ako kantu rero urubyiruko rudukurikiye kabisa, ndagira ngo uyu munsi mutange comment kandi iki kiganiro mu kibando mu cyumve, muraza kumva ikintu kirimo. So ntabwo uyu munsi naguze njyenyine, ndi kumwe na Moses mushuti wanjye dukorana kuri The Mind TV Show. Umunsi twabazaniye n'umutumirwa, araza kubibwira mu mwanya mutoya. Sinzi nimba twatangira. Moses wabibwira kugira ngo tunahe ikaze umutumirwa kugira ngo tubashe gukomeza tubagezeho ikiganiro. Ni ibisanzwe inshuti zacu zibuke gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu ni The Mind TV Show, akore like na comment. Ibyo ngibyo ndumva bibaye umutumirwa nawe yabibwira akomeza nta kibazo. Murakoze agenda Isubizo Debora. Karibu ikaze kuri The Mind TV Show. Nizere ko uyu munsi mu muriro twagutumiye ngo uyu munsi hashye hari ibintu byinshi uraza kubwira urubyiruko rudukurikiye kugira ngo uyu munsi content bataza gukura mu busapi. Agomba gushya Moses. So isubizo Debora arabibwiye, ndagira ngo udutangirire topic. Ndabizi urayibuka, ni relationship, urukundo hagati y'umusore n'umukobwa cyangwa umuhungu n'umukobwa. Nibyo ngira ngo twavanze dutangirire duhereze show abakunzi ba The Mind TV badukurikiye kandi komeze kuryoherwa kabisa. Moses watangira. Ni ukuvuga ngo kijyanye n'iyo relationship y'urukundo hagati y'umukobwa n'umuhungu ntabwo ari ku rubyiruko gusa, kuko no mu bakuze ibyo bintu birimo. Ugasanga umukobwa akunda umuhungu kuko kubera amafaranga, cyangwa umuhungu akunda umukobwa kuko kugira ngo amukureho indonke nawe, cyangwa se amwoshye baryamane ejo amutera inda. Usanga ari kurusha ababyeyi batazi uko byagenze. Ariyo mpamvu cya gihe ushize nakubwiye ngo ni gute umubyeyi azataha saa 2, umubyeyi akamuha umwana agataha saa 6. Urumva ibyo byose akenshi bituruka muri kwakoshwa n'urukundo, kuko urumva umwana w'umukobwa ntabwo yataha saa 6 atari kumwe no kuba yakoshwa n'abandi basore cyangwa abandi bagabo. Relationship ujye ubyibuka Moses. Cyane ko iyo umukobwa yagiye mu kazi, ababyeyi byange bikunde baba bagomba kuba babizi, kuko ntabwo wakora akazi kagukura mu gitondo akakugeza nimugoroba saa 12, saa 6 zikarinda zigufata ababyeyi batabizi. Icyo kintu kiba kiri ngombwa ko umubyeyi akimenya, sibyo? Ariko niba icyo kintu kibayeho umubyeyi atakizi ko byamera kose, aba ari muri rwa rugomo, asanga umwana yanyweye itabi, ibiyobyabwenge, inzoga n'ibindi. Ugasanga ejo umwe wamwosheje amutereyemo inda. Cyane cyane abasore turaniyizi, ubona umwana akavuga turiya ni mwiza, ukumva wamwosha nyine ukitwaza urukundo ukamwosha. Gusa n'abakobwa nabo bajya bitwararika. Debora ndakeka bibona. So Moses ukira aho ngaho, ndagira ngo mbwire abakunzi ba The Mind TV Show ikintu gihari dushaka gukontorora cyane. No kuvuga ngo isi iyo relationship inyungu zayo ziri hehe, igihombo cyawe kiri hehe. Nge nimbuganye nzavuga ngo ndi gukunda umukobwa urugero, sibyo? Ese uwo mukobwa ni ukumukunda cyangwa hari izindi ndonke ngewe mushakamo zitari urukundo nifuza, sibyo? Ese umwana w'umukobwa cyangwa umwana w'umuhungu, icyo kintu ndaza kukibaza Debora. We Moses ube usa nk'utujeho gatoya. Debora ndagira nse nk'ukubazaho, ese niki mu gihe ukimara kuvumbura umuntu nk'uwo, ese wamuvumbura gute
kuko ni ibintu dukoraho kenshi cyane mu iterambere ryacu nk'urubyiruko, dusiragirira mu nkundo kenshi na kenshi. Twagiye cyane cyane fate nka sample nko ku basore, mu byo we umusore agukorera amafaranga, shyira umubebi kuko aramukunda, ariko umubebi we afite intumbero yo kumaraho bya bindi wa musore kugira ngo akunde yisangire wa muhungu, cyangwa akaba wa mukobwa ari nkunda rubyino atarabasha gufata umwanzuro. Sibyo icyo kintu tuzaza kugikontaho, tuzavuge ngo se ubundi ubona ari nk'iyihe myaka cyangwa nk'iki, ibyo tuzabitegura mu kindi kiganiro. Noneho uyu munsi ndagira ngo mbwire inyungu dushaka gukura muri urwo rukundo tukaziburira mwa rwa rukundo, n'igihombo tutifuza mwa rwa rukundo tukabisangamo, bitugiraho izihe ngaruka. Deborah, wabwira abadukurikiye? inyungu wifuza gukura mu rukundo se nyine yapa umuntu agiye mu rukundo ashaka kwishima, icyo cya mbere. Ariko biterwa n'umuntu, ushobora wenda muri kamere uko byakagenze hakavuyemo bya byishimo na wa muryango mugari mwiza duteze imbere. Nimba uyu munsi ngewe muyapanda umusore, ariko nimba mfite urukundo rufite intumbero, bya byishimo nzabikuramo mu myaka yanjye, ariko mvuga ngo intumbero mfite uno munsi ndi gukundana n'umwana w'umukobwa, tuzagira ku rwego rwo kubana, twubake wa muryango uhamye twifuza uyu munsi. None nta rubyiruko ruba tunuza, urubyiruko ruba rwose rutakifuza nk'ibyo ngibyo. Ariko iyo abantu babiri batabashije kumvikana ku kintu kimwe cyangwa bagendere mu murongo umwe, umwe akaba afite ibindi ashaka kwicira ku bandi, n'undi akaba afite ibindi ashaka kwicira ku bandi, havamo wa wundi umwe ubirenganiramo atazi n'ikibuga ari gukiniramo. Ako kantu rero ndabizi wenda hashobora kuba mwebwe mutarahura nako, ariko nkatwe twagiye duhura nabyo, twagiye tugongana nabyo. Niyo mpamvu uyu munsi mba nkoze ikiganiro nk'iki ngiki, nkagaruka kuri iyo topic, ko uriya muntu uganira kuri topic y'iki cyamubayeho aba afite n'ubuhamya bw'itangaho cyane. Nk'abantu baraza kudukurikira, hari akantu turaza gukora nyuma karayoborwa n'umuntu umwe, ewana karaba kababwira ariko Deborah dukomereze tu baterewe matsiko gusa, karaba kababwira pe ndakomeza kuri ibyo bavugaga nyine ndi kukubwira. Aha, yes, ndajya nkomereza aho ngaho. Wari umaze kumbwira inyungu, none ndajya ngo byibuze nka sample nk'ebyiri ku bihombo duhurira mu rukundo tutari twiteguye, bikatugiraho ingaruka zigoranye kandi cyangwa zikomeye. Kugeza na n'uyu munsi hariho urubyiruko rwinshi rugihura n'ibyo bintu, dushaka ngo uyu munsi ngo tubihagarikire aho bigeze. Ntuseke Deborah, ntuseke, ndakubajije nsubize kandi mu kinyabupfura uko byumva, kugira ngo umukunzi wese wa The Mind TV show abashe gukwenya ikiganiro, avuge ngo umutumirwe uyu munsi twazanye. Ewa nyo nabwiye ngo umunsi ibintu ntumuriro ko mutatwika bimeze bite, babibabaza muri comment, mufite ikintu muza gusubiza. Abakunzi mukurikiye The Mind TV show, aba bantu nimba batari kubatwika mubyandike muri comment muze kumbwira. Ntaze kukubwira kabisa. Hashye tu. Bwa mbere, ikintu cya mbere wansubije inyungu, nshaka n'igihombo duhurira nacyo muri relationship ariko tutari twiteguye. Yes, aha, uri kumva igihombo cya mbere Moses aze kugufasha n'ibisa nk'ibigoranaho gatoya. Mose uze kusa nk'umfashiriza Deborah kugira ngo tuze kubahereza, niba dushaka gukora iyi content imeze nk'ingiyo, dushaka ngo umuntu wese uduteze, kuko ikiganiro ntago ari cyacu, ni icy'abakunzi ba The Mind TV show. Umuntu ugikurikiye avuge ngo Deborah yavuze inyungu zo muri relationship n'ibihombo duhura nabyo, ukana mukomeze mukumve tutari twiteze ko tugomba guhura nabyo, ingaruka bitugiraho. Harimo abavuga ngo barwa stress nyinshi cyane, sibyo? Na yandwara mu cyongereza agiye mu kwibagirwa, sinyakunda nkunda kwibagirwa mu gatoya. Uyu ntabwo twaje kuvuga ko by'indwara bye kuvuna mu mutwe cyane, umunsi cyo kuganiraho ni ku nyungu y'urukundo n'igihombo cyane. Kenshi na kenshi usanga abasore ari bo bahura n'ibihombo mu rukundo, kuko batavugana, umukobwa murahura muziranye, kuko kenshi bavuga ngo urukundo rurambuka,
ugera kure cyane ugasanga uvuye nk'ahangaha agiye za Nyamagabe wowe Kigali ugiye Nyamagabe wahuriye n'umukobwa ntuzi imico yiwe so ugasanga wenda aje kugusura bwa mbere ageze mu nzu umuhishuriye buri kimwe ko inzu ari yawe n'ibirimo byose ari ibyawe we agatangira kujya barati iriya tasi irimo 5 igitanda kirimo 100 icyo nyine nicyo gihombo kiza mu rukundo kudashishoza cyane ko yego umuntu ni mugari ntiwamushishoza mu murangize ariko mbere yuko wizera umuntu ukamwereka ariko Moses nubwo umuntu utabasha kureba mu mutima w'imbere ngo umashe kuvuga ngo ese Debora ni muntu ki mu mutima we sibyo ko nabanje ndi kumubonera physical ariko hari imico nimwe tugenda twereka abakunzi bacu cyangwa abakunzi bacu bakatwereka ariko twe tutitaho bitewe n'amarangamutima tuba tubafite sibyo kuko kenshi na kenshi umuntu ujya guhemukirwa mu rukundo gutyo suko batarabibonye nta nubwo ari uyu munsi aramuka bya bintu ngo ahita bibona hari utuntu tw'udusinye agenda abona twadusinye utubonye kubera amarangamutima ukabyirengagiza ariko ndagira ngo uyu munsi ariko ka kantu sinshaka gukomeza ngo abantu cyangwa tubavumbure tumenye abariwe aho kugira ngo azagere kuri ya ntumbero yo kumemukira njyewe muvumbura ataramemukira ase hari ikintu abasore tutajya tureba sibyo amagana umukobwa bwa mbere nta n'iminsi 3 mwavugana ati nshaka 500 y'amanota ako ni kagasinye kakwereka ko ubwo ese urukundo ni ubucuruzi cyangwa urukundo ni urukundo nyine rw'amarangamutima urukundo ni urukundo rw'amarangamutima sibyo ubundi uyu munsi mwe na Debora arampamagaye ati Mose umeze ute ni sawa amakuru ni fresh ati oke so tukavugana nk'amasaha 3 niyiteho ko nge nakoresheje amayinite yanjye muhamagara ahubwo bakambwira twajya gutandukana ati shu ati ndumva wanyoherereza na 500 y'amamera kandi niyitayeho ko icyo gihe mumaze muvugana wakoresheje amayinite yawe mw'uwo mwanya nta mafaranga winjije nawe abizi neza akakubwira ati nshaka 500 y'amamera so tutaratinda cyane kuri iyo topic utumirwa wacu sinshaka kaza gusinzira ntabwo nsinzira Debora ndagira ngo nze gusa nk'umubazo aka kanya Debora nimba twaganiriye kuri relationship yawe yarigeze kugera aho twavuze cyangwa ni muyapane gusa yagezeho mwebwe ntabwo irabageraho cyangwa usobanurire yaba yarakuriye bitari nimba ari ibanga ariko nimba bitari ibanga wabibwira abantu badukurikiye twese relationship ntawe itagezeho muri twese tugezeho yakugezeho mu buhe buryo bwiza cyangwa nimba atari ibanga n'icyo kirumaje gukubwira nimba atari ibanga ubwo buryo ni ubuhe ni bwiza cyangwa ubwiza n'ubuhe ubwiza n'ubuhe umbwiremo imwe yonyine haba ku ruhande rw'ibyiza n'ibibi wahuriye muri relationship nshaka ngo agakorohera bari kumwe akanyobera njye nta kabi ako kantu kabi wahuriye nako muri relationship wagize nayo kugeza uyu munsi urwego ugezeho iyo relationship ni igiki cyakubayeho kibi kikanaguhungabanya ubwo se ngutuga ngo gacu story nta kuntu bitaraguhungabanyije Debora buryo bwashobora kubitaraguhungabanyije ariko ntabwo ejo bundi wabibona asigaye atinya abahungu bare riso nasigaragira turi mu kiganiro sinshaka yuko unjijisha ako kantu menya muganga na yaba yarakugezeho nawe ako kantu kambwira ako kantu iko nyine ukabwira abakunzi ukabivugeho nta kibazo urumva ndabizi biragora cyane ko ntabwo ugiye we kuvuga no kukibabaje Debora yatsinzwe Debora gutsindwa si byiza waje mu kigo oya wimushinga ikintu atakoze we yakubwiye ko agiye kukubwira umuntu udukurikiye aracyategereje ikintu Debora agomba kuvuga ndabyumva ariko wibuke yakubwiye ngo ngiye kuvuga ku cyambabaje emotion zose ziri kumuzamukana zose byaramugejeje niyo mpamvu njye navuze ngo Debora amenya yaba yaragiye no kwa muganga kuko ubona ko arabitekerezaho emotion zikaza ari nyinshi ntabwo nagiye kwa muganga ni ibintu byaba kuri buri muntu wese sibyo kumva mu buzima bwa relationship nimba warabayemo nawe wamubayemo ntabwo mwabayeho mwishimira ibihe byose habaho amakosa
akakosora hari abikunda akakosorwa hari n'ayo byanga hari naho byanga cyane rero njyewe ibyo byabayeho ntabwo byakosowe byaranze sibyo aho ni ku ruhande rw'umutumirwa uno munsi dufite Moses wagira nawe icyo uvuga habe ku byiza ku bibi ndaza kubabwira nanjye nyereka mbabwire rero bakunze ba The Mind TV show urukundo rw'ubu ntabwo ari urukundo rwa kera twe tuzi twaguye n'abasogokuru tukaruragwa na ba data twe ntabwo ari urukundo twakwirirwa turaga abana bacu kuko urukundo rw'ubu rwabaye nka business sibyo kera umusaza yabaga afite umuhungu akagenda umusaza akajya kumurambagiriza da akagenda akamureberamo umukobwa mwiza umukwiriye kera urabizi ngo batwaraga mu ijoro papa we niyo yabaga yakwihitiyemo ikimuga mwarabanaga nta birenze ariko habaga harimo urukundo ubu tuvugana n'icyo kimuga kirareba ufite amafaranga kikumva cyamuke ntabwo urukundo rukiri urukundo so inyungu y'urukundo ni ukwishima mu kubaka umuryango uyu munsi uri umusore ariko ejo wakwifuza kuba papa kuko duhuye umuntu atakikwita akazita akavuga ati papa Moses papa Deborah ibyo bintu byagushimisha nawe bitashimisha kuko cyane ko bavuga ko urugo rwiza ni nk'ijuru rito ariko ugiye kureba usanga ubu ngubu nta rugo rw'umukene rubamo amahoro Moses 20% usanga nta rugo rw'umukene rubamo amahoro ndakumva ntabwo aho hantu tuza kumvikana neza njyewe wenda nimba hari undi ubyumva nkanjye sinzi ariko uko mbyumva ntabwo ndi guhabana nawe ako kavuga ngo mu rugo rw'umukene n'urugo rw'umukire niho ngenda ndahita njya mu ariko sinindayo iyo tugiye muri relationship serious njye ninza kuguha true story yanjye ntabwo urasanga ari rwa rugo rw'umukene urasanga ari rwa rugo rw'umukire sibyo niyo mpamvu rero biba ahantu habiri hombi ahubwo intambara zaho niziba ziri inuza ari zimwe bamwe bapfa ibijumba abandi bagapfa yuko atatwaye imodoka ya miliyoni 100 arimo na mu imodoka ya 50 bose bahura n'ibintu byo guhangana niba bana neza atari ku mukire atari ku mukene bose birabaye bose bibabaho ariko ibyo barwanira intambara yabo ntabwo bari imwe bari y'umuriro indi ari y'umuriro icyo nere mvuze ni iki ngiki baharuganisha ntabwo ari ushaka kuganisha no kuvuga ngo impamvu mu bakene ahoramo kwifuza sibyo umuntu wenda akorera 100 aho ukorera senkani ni mu kwezi ukabona yaguriye umugore we igitenge cy'ibihumbi 20 nakwifuza ko umugabo wawe yakikugurira nyamara murishyura inzu sibyo ayo senkani niyo muri bwagemo ayo senkani murayandikamo abana wibuke ngo uzo senkani mwe mukoresha wawe ndabikubyemo kabiri ibyo byose yabikoze asagura 20 yo kugenda akagurira madame icyo gitenge asagura na 30 yo kumwicupa uwo muntu ntabwo muzahurira kuri table imwe wake mitsingi wakine naho yakaka izingana nk'izo watsi cyangwa ibikunda utahambere sibyo nta na rimwe rero umukene azigera yisanga mu rukundo nk'umukire ubu tuvugana Moses reka mubwire impamvu ntabwo nshaka abakene nibo bari mu Moses wait sinshaka ko dutinda kuri iyi topic kuko iyi topic akantu ushaka kumbwiraho sinzi nimba tuzagasubiramo mu yindi content iri imbere ariko ukantu ukomeza ugakomezaho turagakatinga tugahagarike tuzagakomeza ikindi nta kuntu ushobora kumva ngo mu rugo rw'umukene no hantu hahora intonganya kubera oya ntabwo hahora intonganya ahubwo icyo mubwira ubu tuvugana abakene nibo bafite urukundo urongera uragarutse ariko nitwigire debate okay katugezeho ngaho watubwiye ku ruhande rwawe sibyo Deborah nawe yatubwiye ku ruhande rwe nanjye sinzi nimba nubwo burenganzira mwabunyemerera kugira ngo nanjye ngire wenda nta kibazo cyo nageza ku bakunzi ba The Mind TV show ubwo akaba ari aho ubutaha tukazasubira muri content katinga yagira ikintu ababwiraho so urakoze Moses ntabwo ndatinda amagambo ndahita mbabwira ibi nahuye muri relationship kuko ibyiza byo biba ari byinshi ariko iyo hajemo ikibazo kuvuga ngo ibi wahuriye nabyo muri relationship ni nabyo bituma iyo relationship uyivamo ngenda tera uno munsi comment kuba relationship narisohotsemo itari imwe itari n'ebyiri ndabahingero njyewe hari abo nagiye mura nabo sibyo wenda ku ruhare rwanjye sinabaye umwana mwiza
cyangwa nabo ngo bambere abana beza, ariko hari ikintu nagiye mbonamo gisa nk'igishobora gusubiza inyuma urubyiruko. Korera amafaranga utazi umuntu we inyungu agukeneyemo, uzi ko gusa ari urukundo, sibyo? Hanyuma wowe ukagendera muri cya kigare cyo kuvuga ngo umuntu arankunda ukayoborwa n'amarangamutima, kumbi we hari ikindi kintu nyuma ya marangamutima we akurikiye. No munsi ukabona sinye ya mbere ikakwereka yuko mutari kumwe, nubihe agaciro, nyamara ikindi kintu kiba kishe inyuma ni kwaguhemukira. Ariko uyu munsi ndagira ngo babwire ngo haje topic ngo ivuga ngo nuvumbura umuntu n'uzakomeza kumwirukana inyuma, kandi ndabinginze namwe kwirukana inyuma y'umuntu utagushaka, wowe ubwawe uba uri kwitesha agaciro, uba uri kwisubiza inyuma. Aricyo cyakinevuga ngo nimba wewe nk'urubyiruko uri kugira ngo wiheshe agaciro, iyame wa muntu ugenda inyuma akakwereka yuko mutari bamwe, mutari ku rwego rumwe, mbese hari inzira we akwiriye gucamo wowe utacamo, nyamara mwitwa ngo murakundana. Abo bantu rero nitujya tubavumbura tujye tumenya abaribo, kandi n'umuntu uri mu rukundo nk'urwo ngurwo uzi ko uri guhemukira mugenzi wawe ejo n'ejo bundi nta nyungu, igikurikiyeho ari ukumwemukira, hagarikira ugeze, kuko ibyo bintu ukora birimo kumunga ubukungu bw'urubyiruko mu gihugu cyacu. Uno munsi hari abakobwa n'inkumi barwaye trauma cyangwa depression bitewe n'iki? N'ibyo bintu mwagiye mukora. Nimba ufashe umuhungu umwe cyangwa umukobwa umwe ukamukorera ikintu nk'icyo ngicyo, ukamubabaza ku rwego rurenze, hari noneho amayitape tugira gukundana n'umuntu wenda amezi runaka, hari n'andi ababaza yandi twita ngo ni ukwezi. Ukavuga ngo umuntu ukundanye nawe ukwezi, umuntu mukundanye ukwezi kwa mbere, umwaka, uwa kabiri, uwa gatatu, umwaka wa gatanu, ukumva ngo ntabwo nyiri muri bya bintu, bakahita bagutera kudeta. Ngiye ngo ndakuvuga ko ari kudeta kuko uyu muntu mukundanye, ukumva bikaba ngombwa yuko uwo munsi ugasanga wavuyemo. Ikintu rero ngira ngo ubwo wakunda kontrola amarangamutima yawe, umenye uwuha amarangamutima yawe uwo ari we, kuko ejo n'ejo bundi uwo mukunzi ufite ni ex, nkanjye uwo mfite ni ex buriya. Niyo mpamvu rero uyu munsi twamenye abo turi bo, twamenye n'abariya bari bo. Uyu munsi rero umuntu waba ukurikiye iki kiganiro kuri The Mind TV show amenye ku kantu ko gukunda nawe mbibujije no kwangana nawe mbibujije, ariko nta n'uwonge negetse ngo ajye kwanga mugenzi we ukaba yarafashe ururimi rukamubwira ngo ndagukunda. Iyo uramutse ufashe ururimi rwawe ukongera ukarugaragura bwa kabiri ukabwira umuntu ngo ndakwanga, ayo ni amakosa menshi cyane gukora. Bantu rero mu gikora ibintu nk'ibyo ngibyo, ndabiyamye niko nasa nk'abivuga, ndabashitinze cyane muri ibigwari cyane, n'abantu bakoze ibyo bintu ndabashitinze rwose, muhagarikiraho mugeze n'ababa barabinkoreye. Ewa uyu munsi ndababwiye sinshaka ko nawe nzongera guhurira namwe, nzongera mure n'abandi batari mwebwe, kuko ibyo mwakoze birahagije. So abantu mwanukurikiye ikiganiro, twari dufite umutumirwa mwamubonye na mugenzi wanjye Moses dukorana, nasubiza ijambo nk'umutumirwa uyu munsi gato cyane ase nk'usezera ku bantu badukurikiye, na Moses asa nk'asezera dusoza ikiganiro. Okay, njyewe kansezere mbabwira ikintu nabwira urubyiruko rudukurikiye, we situbabujije gukundana, ariko nyine mukundane, mushyiremo urukundo nyine, mureke kuzana inyungu muri relationship. Mukundane urukundo rutarimo uburyarya, mukundane. Abakobwa ikintu nababwira, mugabanye mugabanye uburyarya bwinshi, n'abahungu babwire nabo ndababwira gukunda umusore umukurikiyeho ngo amafaranga ngo ubutunzi, ejo n'ejo bundi azakuvumbura. Kuvumbura bizaba bibi. Okay, mukundane muziga, kuko nese nimwikomeza kwitwara nabi muzakora habaga. Na Deborah nabwiye Moses icyo navuga, nibagira urukundo kuko ibyisi ni ubusa, ejo wamukurikiye imitungo igashira. Ejo wamukurikiye imitungo igashira, wa wundi wanze akagira nk'ibyo wa wundi washatse yari afite, kuko isi irazenguruka. Ni nk'icyuma cya vandarateri gitera umuyaga, ndakeka n'imbivuga kenshi abo twirwana umunsi kundi barabizi. Ariko uyu munsi ndi heza, ejo nzaba ndahabi, uyu munsi ndahabi, ejo nzaba ndaheza. Wigendera kuko ngiye uyu munsi meze uyu munsi no, ahubwo wigendera ku cy'amarangamutima yawe akuteganyiriza,
ukunda umuntu kuko ubishaka, ureke gukunda umuntu kuko ushaka. Uko byakagombye kugenda ibi by'indonke muri kuza mudushaka. Ureke gukunda umuntu uyu munsi wa none. Ureke gukunda umuntu ukurikiye ibyo afite, ahubwo we gukunda umuntu ukurikiye umutima wiwe, kuko urukundo si amafaranga, urukundo ni santima. So Moses, twasezera ku bakunzi bacu se? Ntacyo byaba bitwaye. So ikiganiro nakagaruka kandi ngo umwanzi w'ibyiza ni ibihe cyangwa amasaha. Mukomeze mudushyigikire mukora comment, share and subscribe. Iki kiganiro tuzakomeza tubahereze content nyinshi cyane kandi nziza. Mukomeze mudushyigikire. So abakunzi ba The Mind TV Show, mukomeze mugire ibihe byiza. Ikiganiro nakagaruka cyane. Imana ibarinde.